usanga umuntu wenda araho yize udushuri twe duke ariko ugasanga ye expectinga ko azabona umugabo w'umudokiteri, azabona umugabo cyangwa se umugore wubatse ama etage, azabona umugabo cyangwa umugore maybe ushobora kuba anaguruka cyangwa se afite ibindi bitangaza akora. So bamwe banabireba no muri filime kumva ko ubwo yaba ameze nka Spiderman afite n'ukuntu atera indoda agahita amuheka bakagenda, ariko siko kuri. So hari abantu bavuga ngo umugabo se ngo si ngombwa. Yego umugabo si ngombwa, ariko se n'umwana si ngombwa. Ntabwo ukeneye kubyara, ntabwo ukeneye kugira abagukomokaho, ntabwo ukeneye ka kana kazagusindagiza mu gihe washaje utakibasha kugenda ngo aza gufate mu mayunguyunga kugeze kwa muganga. Nguhaye ikaze ukurikiye Fizz TV ndetse nanakwifuriza gukomeza kugubwa neza ndetse no guhirwa mu byo urimo ukora byawe bya buri munsi. Uyu munsi ngira ngo kuri kamera zacu murimo murahabona umugabo, ngira ngo abenshi bagiye bamumenya nka Fizz, akaba ari umukinnyi w'amafilme ndetse akanayandika, akaba ari n'umu businessman mu buzima bwe bwa buri munsi, ariko ibyo byose akaba bifatanya n'ubuhanzi bwe mu buryo bw'imyandikire, aho agenda ategura inyandiko zigiye zitandukanye. Cyatumye tumutumira ni inyandiko ye yahaye umutwe ugira uti impamvu 8 ziri gutuma urubyiruko rwo muri iyi minsi rudashinga ingo. Niyo mpamvu twamutumiye kugira ngo aze atugezeho ubwo busesenguzi ndetse n'ibindi bintu by'ubwenge bigiye bikubiye muri iyi nyandiko. Yes, Fizz nguhaye ikaze. Murakoze cyane. Iyi nyandiko yawe ubundi duhereye kuri titre, ubundi kubera iki ino nyandiko wayise impamvu ziri gutuma bamwe muri uru rubyiruko muri iyi minsi badashaka gushinga ingo? Urumva bireze abantu bamwe na bamwe usigaye babona ku ma social medias, bamwe bavuga gushinga urugo si ibintu byihutirwa, abandi bati nta kuntu waba ukorera uduhumbi twawe 300 ngo ujye kudutungamo urugo dusangire n'umugore n'abana. Abandi bati nta gikwe, abandi bati mbese biragaragara ko urubyiruko rusa nkaho rwagumutse cyangwa se batagiha agaciro urugo, batagiha agaciro kugira umuryango. Rero nk'umuhanzi ibyo bintu narabibonye, bintera inspiration, ndavuga why not ntareba kuri iyi ngingo ngo ngire ubundi busesenguzi nyikorera. Sometime wenda bibe byagira n'abandi bantu bikangura badaha icyo kintu agaciro gikwiye, kuko byanze bikunze twese twaturutse mu miryango, kandi imiryango ifite papa na mama. Ntabwo rero wagira umugore cyangwa umugabo udafite urugo, ubwo ni hahandi uba ugiye gukomeretsa abawe cyangwa se nawe wikomeretse usange ntabwo nyine uri papa mwiza w'umwana wawe cyangwa se ngo ube umugabo mwiza w'umugore wawe. So ni icyo ngicyo cyampaye motivation, ndavuga reka ngire ubundi buhanzi nshyira kuri iki kintu. Turi kubona ino nyandiko yawe ifite ingingo hafi zigera mu 8. Twagiraga ngo rero kubera ko umugani wawe muri iyi minsi urabona hari abantu nyine bavuga ati nzaba nshaka, bizaba biza, ndumva nta gahunda, ugasanga nyine bya bintu bimeze nko guca, nabyita no guca umuryango muri rusange, kubera ko niba umugani warabyawe papa na mama bakakubyara, ariko wowe ugasanga ngo ntushaka kubyara abandi, ugasanga nawe uri gushaka batereka reka ntago abaye by'abana nabivamo. Reka wenda twihuse tuhite dutangirana n'ingingo ya mbere iri muri iyi nyandiko yawe, kubera ko buri umuntu utabyumva ashobora kubisoma ariko ntahita amenya ngo ni igiki bundi mwashatse kuvuga muri rusange. Nko kuri iyi ngingo ya mbere turi kubona gutinya inshingano.
guhunga inshingano ni igiki hano muri rusange, kubera kino ngingo ya mbere wahisemo kuyita ko ari uguhunga inshingano? urumva njye nagerageje kwanariza muri rusange, ndareba ndavuga se bano bantu badashaka gushinga ingo baratinya iki, barahunga iki, bikanze iki? So niko gusanga harimo bamwe byanze bikunze, wenda izo mpamvu ni zimwe mu zihari, so bidakuyeho ko n'uwaba afite ize zindi ntari buvuge nawe ntago byakuraho ko azifite, ariko nagerageje kureba majorite impamvu zabibatera. kandi burya urabizi na muganga iyo ajya kuvura arabanza agashaka indwara, so iyo yabonye indwara muri make aba ageze nko muri endemi yo kuyivura. so iyo wamenye impamvu udashaka gukora ikintu biranoroha ko wayishakira igisubizo bigakemuka. so ntatinze rero kuri iyo ngingo yo guhunga inshingano, bibaho wenda duhere nko kuri urwo rugero rwuriye ejo bundi wagiye ku Isimbi kavuga ngo ntago waba ufite ngo 300 ngo ujye ngo ufite salary y'ibihumbi 300 ngo ujye gushinga urugo. urumva muri make nuguhunga za nshingano azakora. ni wenda yabaga muri ghetto y'icyumba na saro ni urugero, ntago azashinga umuryango ngo bakomeze babe muri iyo nzu, wenda azajya mu yihenze, wenda afite ukuntu yajyaga muri resitora akiyaranje akarya agapura kamwe k'ibiryo, none hagiye guhahira umuryango. ugasanga izo nshingano umuntu ari kubona imbere mu rushako ziri kumuhagarika kurwinjiramo, kandi binahera no mu gukundana. kuri icyo kintu cyo guhunga inshingano sometimes navuga wenda nko ku bantu b'igitsina gore, hari igihe usanga hari nk'umukobwa uri aho nyine utuje ngo utegereje umuntu ngo uzaza kumutereta ngo akamujyana mu rugo, ariko igihari ntekereza ko ni ubufatanye. no mu guteretana rero bigomba kuba ubufatanye. witegereza ko umuntu azaza ngo akubaze izina, ngo mujye muhura buri gihe agusuhuze, ngo amare amezi angahe aguhamagara buri gihe wowe utamuhamagara, akwandikira buri munsi wowe utamwaprocinga ngo umugire, agusohokana inshuro 10 zikurikiranya wowe utanafata umunsi umwe ngo uvuge uti reka nanjye nishyure iyi biri, umwereke ko hari icyo ushoboye. ugasanga nyine wumva ko umupatina wawe cyangwa se uwo muntu uzaza kugutereta ari uzagukorera ibintu byose, kandi rimwe na rimwe nawe aba akeneye encouragement yawe. urumva, so ntago wenda akeneye ngo ugende umubwire ngo ndagukunda, ariko mwatarakitinge, muhure umusekere, umusuhuze, umuganirize, umubaze amakuru, nawe biramumotiva akabona ko umwishimiye akanagutinyuka. urumva, ikindi umugabo nyamugabo byanze bikunze aba ari bize nyine, wa muntu uzabona ibyo gutunga urugo abahuze. so nutegereza rero ko azamara amezi angahe aguhamagara buri munsi wowe utamuhamagara, hari n'ubwo azaba biza kwibagirwa. urumva, nabona hashize kabiri acika intege, ariko nubona yarangaye wowe ugahita umuvugisha, ejo wenda azaba afite akanya kuvugishe, relationship igende neza. nimugera mu gihe cyo gushinga urugo, wenda winafata 1/2 bitewe n'ubushobozi bwawe, ariko ugira icyo umwereka nawe ushoboye. mubwire utaka decoration mu bukwe n'akanjye, umubwire uparticipe, umufashe. ibyo binamwereka ko nimugera mu rugo uzaba umufasha mwiza. nacyo bivuze kumufasha. so rero urubyiruko rumwe na rumwe ruhunga izo nshingano zo kumva ngo mfite udufaranga duke ngiye kudusangira n'umuryango, mfite umwanya muke ngiye kuwuha umuntu wenda iki, ugasanga birabazitiye kugira ngo bashinge ingo, kandi ni amakosa. kuko yes, uyu munsi wenda wowe ufite iyo salary y'ibihumbi 300, ariko ejo ku kazi bazakwirukana, wa mugore wawe nawe aba afite akazi bari bumuhe salary y'ibihumbi 300, nawe azanaye muyasangire. ikindi kandi wikumva ko uwo mugore uzaza nawe azaza imbokoboko, kuko si ikimuga. ushobora kuba uhembwa ibyo bihumbi 300, wenda wanahembwa 400. kuki se wumva ko ugiye kuzana umugore wo gutunga?
ubundi mu kinyarwanda babivuga neza ngo ni umufasha. So, hari ibyo ukora ariko nawe akagira ibyo agufasha. So rero ni icyo navuga kuri iyo ngingo yo gushaka guhunga inshingano ugasanga bibaye inzitizi yo gushinga urugo ngo bagire imiryango. akenshi uba usanga muri runo rubyiruko rwo muri iyi minsi rurimo ruvuga ati si koko nibwo wenda ngitangira gukora kandi ndabona n'ubundi igihe cyari iki ngiki cyo wenda umuntu avuga ngo uwo muryango atangire wenda avuge ngo apange no kuba nawe yakora umuryango, ariko ugasanga amafaranga ari kuba imbogamizi akenshi, ayabonye n'ubundi wenda niba ayo ngayo araza yishyuremo utuntu, ariko bize kurangira n'ubundi za bezo nawe yari akeneye birangira nyine akenshi zitagezeho, nyine atazibonye uko yari azikeneye, ukavuga se ubu noneho ninjya kongeramo umuntu w'abandi. Ese ugasanga nyine akenshi ikintu kiri gutuma nyine ibyo bintu bitari gukunda ni urwo rubyiruko ariko ruvuga ngo kano kanya none se simfatika, nta hantu ho gutura, nta kibanza. Yes, nicyo ndi kukubwira. Urumva ku isi burya kubaho ni uguhangana. Urarwara ugakira, urakena ejo ugakira. So navuga ko rero burya umuryango ni nka timu, ni nk'igisirikare cyawe. Urumva nibo ba bantu bakurwanirira. Sometimes duhunga inshingano kandi zakabaye ni nko kuba wavuga ngo ufite igisirikare ariko ntushaka kugihemba, ntushaka kubashakira ibyo barya, nabo ntago bazakurwanirira. Ariko iyo uhangaye za nshingano ugafata riske ukabikora birakunda. Bangahe se bashinga ingo akodesha yamara kubona umuryango akubaka? Bangahe se bagira imiryango bafite business ntoya bamara kugira imiryango zigakura? So rero navuga ko ari nk'imyumvire mibi urubyiruko rufite rwo kumva ko kuba wazana umugore mugasangira duke ufite ari uguhomba, kandi sometimes nawe ashobora kuzana ahubwo twa duke nawe afite, ukazana nawe duke twawe bikaba ikintu kinini. Wenda ko karumvikanye abari kutwoba abadukurikiranye murebe ukuntu ibyo bintu mwatangira mukabyinjiramo. Ino ngingo ya kabiri nabonye ari ngo kwitega ko uwo muzabana ari umuntu udasanzwe. Hano hantu nahageze nsa nk'utindaho gake ndi gushaka kuyisesengura, ariko nyine nkumva ubusobanuro n'ubundi mfite ngewe nagize amahirwe yo kuba tugufite kano kanya. Ni washatse gusobanura iki muri rusange? Kuri iyo ngingo nagerageje kuganiriza abajene benshi ndatungurwa. Usanga umuntu wenda araho yize udushuri twe duke, ariko ugasanga expectinga ko azabona umugabo w'umudokiteri, azabona umugabo cyangwa se umugore wubatse ama etage, azabona umugabo cyangwa umugore maybe ushobora kuba anaguruka cyangwa se afite ibindi bitangaza akora. So bamwe banabireba no muri filime kumva ko ubwo yaba ameze nka Spiderman afite n'ukuntu atera indoda agahita amuheka bakagenda, ariko siko kuri. Umugabo wawe ashobora kuba umuturanyi wawe, umugore wawe ashobora kuba umuturanyi wawe, ashobora kuba wa muntu mukorana. So ntago umufasha wawe ari ngombwa ngo abe umuntu udasanzwe cyangwa se ukurusha ubushobozi cyane. So ni naho bizahera kumva ngo ngewe ngo umufasha wanjye aransuzugura, ngo bimeze gute, nuko nyine mudahuje ubushobozi. So iyo ugerageje kureba ukareba wa muntu muhuye uri hafi yawe muziranye, murabikora bikagenda neza. Ariko iyo ugiye gushaka wa muntu utazi ngo w'igitangaza, nyine hari inzira yanyuzemo ngo abe icyo gitangaza, byanze bikunze rero ntago bihura, ntago muhuza imyumvire, ntago muhuza ubuzima. Kuko umuntu amenyereye kumara wenda kwigira Dubai akamara y'amezi 2, uramubonye avuye uti dore umuntu udasanzwe n'iki umuzanye mu rugo. Nimugera mu rugo akarugusigamo akigira za Dubai, ntabwo ibyo uzabimurenganyiriza kuko niko abaho, nyine abaho mu buzima budasanzwe kandi wowe uri mu budasanzwe. So ibyiza rero mu gihe turambagiza, mu gihe dushaka abafasha, so wajya ugerageza gushaka wa muntu
umeze nk'uko umeze, wize nk'uko wize cyangwa se ukurushaho gake cyangwa se urushaho gake, utunze nk'uko utunze cyangwa se urushaho gake cyangwa ukurushaho gake. So, numva ari byo byiza kuruta uko wajya kwitega umuntu w'igitangaza rimwe na rimwe. Wenda we umuntu byanze bikunze burya buri wese aba ashaka umuntu umurenze. Uko ushaka umuntu udasanzwe na wa wundi udasanzwe nawe arashaka udasanzwe hejuru ye. Hariho hahandi usanga nyine havaho cya kintu bavuga ngo cyo kwihoma. Ubanye n'umuntu ariko kuko wamwihomyeho ntago mwabigiye ntago impande zombi ziri gushaka ntago ari mugenzi wawe kwareka mba ariko mvuga. So hari abantu rero usanga atekereza gutyo, ugasanga abasore bose bakorana, abo baturanye, abo baziranye bose yarakatiye, ngarishakira aba diaspora, ngarishakira ari indirimbo King James yabiririmbyemo ngazarongorwa n'umunyamujyi. Ugasanga umuntu ni umunyacyaro ariko arashaka umufasha w'umunyamujyi, kandi mu by'ukuri wowe si uri umunyamujyi. Nawe wa munyamujyi ushaka nawe arashaka undi munyamujyi, kuko umujyi si Kigali gusa. Hari na za New York, hari za Miami. Ushobora gusanga wa muntu w'i Kigali ushaka wari gushaka uwa Dubai cyangwa uwa Miami, ugasanga imvi zirinze zikuziraho ngo utegereje uwo muntu, utegereje uwa nyawe. Icyo kintu rero nacyo kiri mu mbogamizi urubyiruko ruhura nazo, kikaba cyatuma badashinga ingo. Kandi koko bikunda no kugaragara kenshi, ukabona umugani nka gutyo, hari abantu b'abasore cyangwa abakobwa bari aho bose bimeze bita ati ndacyari kubisengera ntegereje umwe ati ndacyashakisha, ukagira ngo wenda ni nk'ahantu agiye kudepoza, kandi uwo muntu ugiye gushaka n'ubundi ni wa muntu muzamarana ubuzima bwawe busigaje. Imana niba ibibashoboje nyine muzabyarana abana, uzakurerera abana, ariko ugasanga ngo ndategereje, kandi ubwo umugani n'iruhande rwaho hafi muri area aho wirirwa ushobora kuhabona umufasha kandi mwiza, muzanamarana n'icyo gihe cyose mwishimye. Ubundi baca umugani gutinda mu nyamanga ugatahana amagufwa. Urumva hari ukuntu ujya mu bantu ukazenguruka ubenga bikarangira utoye noneho wa muntu uri aho utanakekaga ko mwahura. So ibyiza ni uko twakumva ko uko dusanzwe ari nako abantu bacu baba basanzwe, uko ufata ibintu ariko umufasha wawe yaba abifata, biranoroha ko muhuza, ko muganira mukumvikana. Ariko se umuntu ntumubona, ntumuzi, just gusa ngo kuko aje mu modoka ihenze, ntuzi niba yayitiye, ntuzi niba yayitoraguye, ntuzi niba yishe nyirayo wenda akayizana, uravuze utubwo azanye imodoka twagiye. Ni amakosa rero, urubyiruko ruzabihindure rumwe na rumwe, ariko nanone si bose. So bumve ko umufasha ari umuntu usanzwe nk'uko wowe usanzwe. So niba udasanzwe uzashaka umuntu udasanzwe, ariko niba usanzwe shaka umuntu usanzwe, nyine muhuze imbaraga, mwubake umuryango. Izi nama ngira ngo abo birimo bireba, ngira ngo turi kubyumva. Tuhita dukomeza tugera no ku ngingo yacu ya gatatu, ariyo kutareba hazaza ngo umenye neza inyungu ziri mu rushako neza. Iki kintu cyo nanjye nakigezeho kirantungura. Hari ukuntu burya mbere y'uko ujya gukora ikintu, impamvu yakira konta. Kugiye kubaka inzu, kuki uyubatse? Kugiye kwiga, kuki ugiye kwiga? Ukamenya ngo iki kintu ngiye kugikorera iki. So urubyiruko rumwe na rumwe rero yumva ko nyine azashaka umugore cyangwa umugabo kuko mama ari kumubwira ati bimeze bite ko wakuze. Akumva ko iyo mpamvu ari agiye gushakira umufasha, cyangwa se akagendera ku irari rye ngo mbonye ngo umwana ngo ufite nyashi ngo ubwo ngo twagiye. Ariko mu by'ukuri ntabwo ari cyo bivuze. Navuga ni nka wa muntu ushobora kugura imodoka
yo kugendamo gusa ariko adafite n'aho agiye. Muri make ntabwo impamvu yo gukora ibintu abantu bayitindaho, aba yumva ko yazanye umuntu kuko ari mwiza, kuko se wenda hari urwego rw'amafaranga runaka abona atunze, kuko se hari ukuntu imyaka yageze, ariko si byo. Burya urushako rufite izindi nyungu zirimo nko kugira umuryango. So ntekereza ko ugiye gushaka umuntu uzaha uburere abana bawe uzabyara, icyo kintu ukumva ko umwana wawe azarerwa n'uwo muntu uri kurambagiza, ntekereza ko utagendera kuri nyashi uvuga ngo ngiye guhitamo uyu muntu, ko nyashi abana zizabamarira iki? So urareba ukavuga ese uyu muntu ko agiye guha abana banjye uburere ubundi arabufite? Nta muntu utanga icyo adafite. Icyo ni kimwe. Gushinga urugo ni isoko y'umuryango, kuko urugo nirwo ruvamo umuryango. Wowe n'umufasha wawe ni mwe mukomokaho umuryango wawe. So abantu rero ntabwo icyo kintu bajya bacyitaho. Harimo impamvu harimo nk'inyungu yo kugira umuntu mufatanya ubuzima. So urumva wari ufite uko ubayeho, nawe yari afite uko abayeho. So noneho mugiye gufatanya, ntekereza ko icyo kintu uramutse ugihaye agaciro, wahitamo wa muntu neza witonze kandi ukiyaranja ukamubona. So rero urubyiruko rumwe na rumwe ntago icyo kintu rujya rugiha agaciro ngo abanze amenye neza ngo ubundi kuki ngiye gushinga urugo, kuki mama ahora mbaza ibi bintu ko ntashaka ntagira gute. Hari ababifata nk'iteshamutwe kandi siko biri. So uriya ababyeyi bacu nibo bantu bashobora kuturebera aho tutareba. So abavuga ese ko nshaje umwana wanjye akaba agira atya akanyoherereza agafuka k'umuceri kuko wenda ntakibasha gukora, eske we nasaza ninde uzamukorera ibi ari kunkorera? Yabikubwira rero wowe ukabifata nk'iteshamutwe, ariko icyo ababikorera ni uko azi agaciro k'umufasha, ni uko azi icyo bimaze, ni uko azi agaciro k'umuryango, ni uko azi agaciro k'umugabo mu rugo. Urugo rurimo umugabo ntago ruvogerwa. Umugabo ni umusirikare w'urugo. Nawe ibaze nk'igihugu kidafite igisirikare, banzi ko n'umujura aza kukwiba murebana kaza agafata ibintu akirukanka uhari, uramutwara iki se? Bibaho wenda ntihaze kugira abanyumva nabi, ariko tuzi ko abantu b'igitsina gore cyangwa se abagore akenshi imbaraga zo kuba yarwana cyangwa se zo kuba yakwiruka ku muntu, zo kuba yasohoka hanze saa 8 z'ijoro akareba ibitagenda neza hanze, abantu benshi b'igitsina gore ntabwo ubwo bushobozi babufite. Bidakuyeho ko natwe abagabo hari ubwo tudafite, burimo nko kuba wakwita ku nzu yawe mu rugo ibintu bikaba biri ku murongo, wakwita ku mirire yawe mu rugo ugasanga wariye neza, urumva kuba wasasa, kuba ugasanga ufite uburiri bwiza uri umujene ariko ntabwo ujya ubusasa, ugasanga ufite imyenda myiza yaraguhenze ariko ntabwo ujya uyifura, urumva. So rero ni ubwuzuzanye nyine. Iyo uzanye umufasha byanze bikunze azana bwa bushobozi bwe, nawe ukazana ubwawe, mukabuhuza bikaba ikintu kinini. Even no wenda dufate nk'urugero kuri business, ufite business yawe ukeneye umupatina, ko turabizi ko no muri business habamo partnership. Uwo muntu uzamuhita mute? Uzajya kureba wa muntu w'amadeni yishe? Uzajya kureba wa muntu w'umusinzi utajya uza mu kazi? So rero kumenya impamvu urimo ushaka umufasha byagufasha guhitamo umufasha muzima. Kutamenya impamvu zabyo rero nabyo bishobora kugukumira cyangwa se gutuma utabiha agaciro, sometimes ntunabikore. Abajene benshi ntago basobanukirwa neza impamvu zo gushinga urugo. Bayumva ari ukuzana umuntu hariya akajya kubaza impamvu watinze gutaha, nyine bagafata ibintu muri angle mbi gusa ntibabigemo biri deep ngo amenye ngo ubundi umugore amaze iki mu rugo, ubundi umugabo amaze iki mu rugo, ubundi kuba umugore n'umugabo bakwihuza bibafasha iki. So icyo kintu nacyo kiri mu bikumira abajene
kubaka ingo kandi ni ikintu cy'ingenzi. duhita dukomereza no kuri iyi ngingo ya 4 ariyo yo gufata ubukwe nk'ikintu kidasanzwe. Hano ni igiki wari ushatse gusobanura ubukwe gute, ahubwo ni ikintu gisanzwe gute? Ntekereza ko buriya hari imyumvire twishyizemo sometime inabangamira ingo nyinshi. Ndabyibuka n'umukuru w'igihugu yigeze kubivugaho, hahandi usanga umuntu yafashe imbaraga zose yari afite sometime agafata n'izo adafite. Ubwo ndavuga hari abantu baka amakeredi yo gukora ubukwe, urumva, ariko mu by'ukuri nabyita nko kudasobanukirwa neza umushinga wose aba agiye gukora. Reka urugo turugereranye n'umuntu ugiye kubaka inzu. Kubaka inzu ntabwo ukora bije ya fondasiyo gusa sibyo, ufata bije ufite ukayisaranganya inzu yose ugashyiramo na finisage kugeza irangiye. Noneho muri ya nzu tugiye kubaka, reka ubukwe wenda tubugereranye na fondasiyo, kuko nyine ni itangiriro ry'ibintu. Ntirengagije ko wenda no kubugereranya na fondasiyo nabwo tubuhaye uburemere, ko twese turabizi twagize ababyeyi rimwe na rimwe n'ubwo bukwe bagiye babukora nyuma cyangwa abandi nta n'ubwo bakoze, ariko se ntibatubyaye bakaturera kandi wenda bamwe na bamwe bakanabana neza. Rero ubukwe nabyita nka celebration. Ni ikintu gishobora kubaho cyangwa ntikibeho, ni ikintu gishobora kuba gito ntikijyemo imbaraga nyinshi, rimwe na rimwe zari buzakore n'ibindi by'ingirakamaro. Ariko twe twishyizemo ngo uko runaka yakoze ubukwe ngo nanjye niko nzabukora, ngo niba yarakoye miliyoni ngo nzakwa miliyoni, ngo niba ngo yarakoreye reception muri garden runaka ngo nanjye nzabikorera. Umuntu akirengagiza uko we angana. Nawe ibibazo ugiye kubaka inzu, ni urugero wenda ufite bije ya miliyoni 20, warangiza ugafata za miliyoni 20 zose ukazubakisha fondasiyo, warangiza ahubwo ugahita usaba na keredi yo kurangiza ya fondasiyo. Muri make wari ufite nka miliyoni 20 zose uzubakishije fondasiyo, nayo ntirangiye, uhise usaba n'indi nguzanyo nk'iya miliyoni 10 cyangwa 5 zo kurangiza ya fondasiyo. Tutabeshyanye koko iyo nzu izazamuka. Nyine abantu bajya bakora ikosa ryo kugereranya ubukwe no gushinga urugo, kandi ni ibintu bibiri bitandukanye. Ushobora gushinga urugo utakoze ubukwe, cyangwa se ukabukora ariko budafite icyo buhungabanya. Wahakora n'ubwo ibihumbi 10 cyangwa 50 bitewe n'uko uhagaze. Icyo ntekereza ko wenda papa si yabwo ari uko kugira ngo umenyekanishe bya bikorwa, ni nko kumenyekanisha umushinga. Nawe ibibazo ufashe bije wari ufite, n'urugero ugiye gufungura business, ugahita ufata capital yose ukayimara uri gushaka ibyangombwa byo gutangira umushinga, wazacuruza iki? Rero ubukwe twibufata nk'ikintu cyakuzitira gushinga urugo, cyangwa nk'ikintu kidasanzwe, nk'ikintu cyo kukumarira amafaranga, nk'ikintu icya mbere ni ukwiyakira, ukamenya ko ubushobozi ufite ushobora gufataho buke ugakoramo ubwo bukwe bitewe n'uko ungana, ariko ubushobozi bunini ukabushyira mu gutangira umuryango. Urundi rugero wenda natanga bikumvikana neza, nawe reba nk'abakinnyi bagiye gutangira match kumwe baba bishyushye, bagahita bakoresha imbaraga zose, match igatangira barushye. Yes, ubukwe ni intro, igikorwa rero kiba kitaratangira. Ntekereza ko ubukwe buba bugomba kugira agapurusantaje gatoya, igikorwa kikaza nyuma, kandi nta formule y'ubukwe ibaho. Ubukwe umuntu abukora uko ahagaze, uko angana. Ngira ngo n'ababyeyi wenda sometime bajye borohereza abajene, kuri ubu kubona amafaranga biragoye, urumva.
umujene arareba akavuga ati kugira ngo wenda njyane uyu musheri wanjye birimo birantwara ubukwe bwa miliyoni 7 kandi wenda mfite 5, ese bizavamo? Ugasanga rimwe na rimwe aratinye, ariko ababyeyi bajye borohereza abantu sometime n'ikintu cy'inkwano nibabona byabera inzitizi umuryango babireke. Nawe ibaze kugira ngo umukobwa wawe ahere kwishyiga kuko sheri we yabuze inkwano, urumva se nta ruhare uba ubigizemo? kandi abana bikunda. Yes, cyangwa se umujene atinye gushinga urugo kuko avuga ati nta bushobozi bw'urugo mfite, kandi wenda yizigamye nka 2 miliyoni, wenda afite n'ahantu akora yikurira nka 200 300. Utwo dufaranga bashobora kudutangiramo umuryango ibintu bikagenda neza, ariko arareba agatinya ubukwe akavuga ubukwe buransaba 7 miliyoni cyangwa 6 ntazo mfite. So hari n'abajene benshi cyane bakatirwa n'abakobwa kuko abona ko nta bushobozi yabona bwo gukora ubukwe, kandi wenda bidakuyeho ko yabona ubwo gutunga urugo. So ubukwe rero nabwo buri mu kintu abajene batinya, sometime bigatuma babigendamo gahoro cyangwa se babitinya kuko twabufashe nk'ikintu kidasanzwe, gihenze, gikanganye, kiremereye, gikorerwa ahantu hadasanzwe, kandi rimwe na rimwe gushinga umuryango bitabaho ubwo bukwe butabaye. kugira ngo abajene bagenzi banjye murabyumva kuko niba ufite umuntu mukundanye mumaranye igihe mufitanye na projet yo kubana, ariko kubera ko ngo mubuzenga amafaranga ngo yo mubwiza ukuri umubwira uti turangana gutya, ni gutya duhagaze, aya mafaranga tuyabarire dukuremo ubukwe pourcentage ntoya hasigare nanda azadutunga, ni 500 byatangira umuryango. Koramo ubukwe bwa 50 cyangwa bw'ijana, ubwire partner wawe mubwira uti nuko duhagaze kandi tugomba kubana. So dukora iki? Mwicaza ababyeyi mubabwiza ukuri, babwire muti turakundana ariko ntago turi kubona ubushobozi bwo gukora ubukwe, ntago turi bufate ubushobozi buke dufite ngo bwose tubukoresha ubukwe, ejo inzara izajye kutwicira mu rugo. Muganire mubwire ababyeyi imbogamizi zihari kugira ngo murabyumva. Burya ntago umugani cyabahuje kuba ari urukundo kandi umuntu nifuza kubana igihe cyose muri bubifata ibyo ngo mubisimbuze kuba ngo mutabonye ngo amafaranga ngo yo guserebura, wumve ko niba utakoze ubukwe udashobora kubana n'ukunda kandi mukabaho neza nkuko munabyifuza. Duhita tunakomeza no ku ngingo yacu ariyo ya 5 yitwa wise ngo ubunyangamugayo bukeya. Iyo ngingo nayo biri mu bintu bituma abajene batinya. Ndi bubivuge wenda mu buryo nka 3. Iya mbere ni ubunyangamugayo buke mu kucana inyuma cyangwa se mu gikorwa navuga cy'imibonano. So kuri ubu uburaya bwabaye bwinshi mu bantu, mu bajene, mu basaza, mu bakecuru, hahandi usanga sometime abantu barenga umurongo. Nawe se umuntu ni umukobwa abona abapapa birirwa bamutereta bafite imiryango, so bizamukumira nawe kugira umugabo, ukazavuga ati se n'ubundi abagabo ko baca inyuma abagore babo, njye n'iki kizanyemeza ko uwanjye atazanca inyuma. Usanga wa mukobwa ibyo bintu biramukumiriye, usanga wa mujene wirirwa mu bamama bubatse, usange nawe atekereza ko abamama bose ari uko bateye, vuga ati n'iki kizanyemeza ko nanjye umugore wanjye atazajya ajya mu basore. Icyo ni kimwe. Ikindi, ubunyangamugayo rimwe na rimwe abantu babubona nabi. Ubundi umuntu akwiye kwifatiraho urugero, kavuge se ubundi mbere yuko njya gushaka umupatina w'inyangamugayo, ubundi njye ndi inyangamugayo. Hari umuhanga wavuze ngo burya ntago umuntu abona ibintu uko biri, ahubwo abibona uko we ari. So sometime iyo uri indaya uba ubona abantu bose ari indaya. Iyo utari umwizerwa uba wumva abantu bose atari abizerwa, biba binagoye ko wagira umuntu wizera.
ariho hahandi rero usanga umuntu avuga ese ninza n'umugore akanca inyuma bizagenda bite, ese ninza n'umugabo akanca inyuma bizagenda bite. Ariko ntamara urubyiruko impungenge ko abantu bose atari ko bameze. Ntago abantu bose bakunda gucitinga, ntago abantu bose baca inyuma abo bashakanye. Ikindi kandi tukanamenya ko byose ari ubuzima, ukanamenya ko bibayeho ibyo bitazakubuza kugira umuryango nawe ugukomokaho, kumva ko nibibaho ari ibintu wenda ushobora no kuzamukosora bigahinduka, kuko hari abantu benshi baca inyuma abagore babo igihe kikagera bagahinduka ntibibeho. Ntekereza ko iki atari ikintu gikwiye gukumira umuntu gushinga urugo ngo nawe agire umuryango. Ikindi kintu nasobanura wenda kuri ako kantu k'ubunyangamugayo, ni ubunyangamugayo mu buryo bw'umutungo. Mujya mwumva ejo bundi ngira ngo no mu nteko bari kubiganiraho ukuntu barwanya kiriya kintu cyo kuvuga ngo umuntu aje mu rugo azanye na bage y'imyenda, yatagetinze umupapa uri hariya wishakiye amafaranga ye, wenda n'umugore wese yarapfuye cyangwa iki, wa mukobwa kumva ko we yazagenda akaza yisize afite n'utwenda mu gikapu, nyuma y'ukwezi kumwe akumva ko azatesha umutwe wa mugabo agatahana miliyoni 100. Ugasanga rero na wa mugabo wakoze ufite icyo yagezeho kavuga eske ninza n'uyu mugore ejo agashaka kuntesha umutwe akantwarira utwanjye. Rimwe na rimwe ugasanga abantu bameze nk'abatinyanya, aravuga hari agaterambere nagezeho karamvunye, ese uwo mufasha ngiye kuzana mwizeye bingana iki? Ariko ngira ngo nanakosora abantu babikora, buriya umuntu niba akwizeye akakugirira icyizere akakuzana mu mitungo ye, bibaye byiza n'ubundi uba uyifiteho uruhare, byonyine wakamukundiye icyo kintu cy'uko yakwizeye akagukura mu bandi akaba ari wowe waha uburenganzira mu mitungo ye. Ntekereza ko nta mugabo washaka umugore ngo yange ko agenda mu modoka yabo, nta mugabo washaka umugore ngo yange ko arya kuri ayo mafaranga, ariko wowe urashaka no gusahura ngo ujyane. Ibyo navuga ko ari kimwe mu bintu bikumira abantu kuba bashinga ingo ngo bagire imiryango, ni uko abantu basigaye bafite ubunyangamugayo buke, babizanyemo ubujura, babizanyemo ubumayibobo, bumva ko nyine yajya mu rugo atagetinga imitungo gusa nta kindi. Ndumva ari icyo navuga. Ibyo bintu biraneza umugani, usanga urubyiruko rwinshi ruri hano hanze umugani usanga ari abasore batagetinga abo abantu bakuru, abo bakobwa bavuga ati umusaza se n'ubundi bura ntari kugenda n'umwaka umwe nibira imitungo nkayikomezanya. Ariko ibyo ntabwo umugani byatuma nawe uri hanze wenda ubibona gutyo. Ibintu bibaho, ibibazo bibaho akenshi, ariko usanga cyambere we ni ugutekereza neza ukabona ikigufitiye umumaro. Tuhita dukomeza no kuri iyi ngingo yacu ibanziriza ya nyuma ari ya 6, wise ngo gufatira urugero ku bantu urushako rutahiriye gusa. Bijya bibaho kumva umuntu aguhaye n'ingero ngo amadivorce ngo yabaye menshi, ku mwaka ushize ngo bakoze ubushakashatsi ngo basanga ngo ingo ibihumbi bingahe ngo zaratandukanye. Ariko ibyo nabyita nko kuba wajya gukora bizinesi ukajya kubaza amakuru abantu bahombye bananiwe, ariko ukirengagiza ko rimwe na rimwe abo bantu no kunanirwa kwabo babigizemo uruhare. Niba umuntu ni urugero agiye muri bizinesi agahomba, ushobora gusanga wenda nawe yari umunebwe atarakoraga, kandi wenda wowe utari umunebwe. Mu rugo rero naho nyine ni urugendo, ni ubuzima, ntago bihira bose. Ni nko kuvuga ngo sinabaho ngo ntazarwara, ufite inshingano nyine zo kurwanya ubwo burwayi. Urugo nawe uba urufiteho access, ahubwo ntekereza ko kuba ibyo bintu bigoye biba bikwiye kugufasha kubigira serious. Avuga ngiye mu rugo ariko birashoboka ko rwanasenyuka,
so ukitwararika ukagira amakenga ukarwanya icyo kintu cyagusenyera. Ariko iyo ugiye kureba ngo runaka ngo byaramunaniye nyine, ahubwo wowe menya impamvu byamunaniye, izo mpamvu uzikosore cyangwa se uzirwanye. Rero ntago wajya gukora ikintu ngo ukirebere mu buryo buri negatifu gusa, ugomba no hari abo byananiye ariko hari n'abo byahiriye. Hari abapapa bafite imiryango myiza, bafite abana bize neza, bafite uburere, bafite disipurine, b'inyangamugayo. Hari abapapa bafite abagore beza babarwaza mu gihe barwaye, babafasha akazi, babafasha kwita ku miryango yabo bikagenda neza. Ariko wowe nujya kureba ya pariti bitagendekeye neza, bizaguca intege. So urubyiruko rwinshi rero navuga ko abenshi batinya icyo kintu, barebera kuri ba bantu bitagendekeye neza, bakaba ari iyo angire babonamo ibintu, kandi hari n'indi angire nziza bagakwiye kureberamo ibintu. Ntekereza ko nk'ikintu cyo kuba gusa urugo ariyo soko y'umuryango, ibyo bintu byonyine bishobora kugutinyura ko urugamba rwose warurwana. So hari abantu bavuga ngo umugabo se ngo si ngombwa. Yego umugabo si ngombwa, ariko se n'umwana si ngombwa. Ntabwo ukeneye kubyara, ntabwo ukeneye kugira abagukomokaho, ntabwo ukeneye ka kana kazagusindagiza mu gihe washaje utakibasha kugenda ngo aze gufate mu mayunguyunga kugeze kwa muganga. Ntabwo ukeneye wa mwana uzahamagara yaragiye mu mujyi gushaka ubuzima, ukamubwira uti mwana umuceri washize, akakubwira ati fata 50,000 cyangwa se anabigure abikoherereze baguhe ibiryo urye. Ariko se nutagaburira abana bawe bo bazakugaburira bate? Nutarera abana bawe ngo ubigishe ubahe uburere, uwo muceri bakoherereza bazawukura hehe utarabigishije? So rero twumve ko urugo ari ikintu kinini, twumve ko ubuzima ari ikintu kinini. Hari umuhanga wavuze ngo ubuzima ni uruziga, umuntu abutangirana intege nke, atabasha kugenda, atabasha kuvuga, atabasha gukora. Twese turabizi umubyeyi niwe wigisha umwana we kugenda, nimwe mumwigisha kuvuga, nimwe mumwigisha gukora. Umwana agakura bya bintu akabimenya, sometime akabirusha n'umubyeyi we. Ariko noneho iyo atangiye gusaza asubira hahandi yavuye. Sasa wa wundi utarabashaga kugenda akiri umwana, niyo ashaje cyane ntago abasha kugenda. Wa wundi utarabashaga kuvuga, twese turabazi, hari abasaza batabasha kuvuga kuko gusa ashaje tu, akaba atabasha kuvuga. Hari abasaza batabasha kugenda, hari abasaza batabasha gukora. Ese abo bantu bitabwaho nande? So itekerezeho, uvuga uti ko nkiri umwana mama yandeze akamba hafi, akanyigisha kugenda, akanyigisha gukora, nkaba ndi gukora, wenda nanjye nkaba narabimukoreye kuko nawe yabinkoreye, nkamushajisha neza, wenda n'igihe kikagera agatabaruka nkasigara ndi imfubyi. Ese njye ya serivisi nahaye mama ninsaza ninde uzayimpa? Tekereza umuntu uzaraga bizinesi yawe mu gihe uzaba warashaje utakibasha gukora, uzayisigira nyine abandi babijyane. Sometimes ntibanakwibuke. So buriya kamwe mu bintu nge tu experience maze kubona, buriya ubutunzi bw'umuntu ku isi ni umuryango we. Reka mbyite ariko umuryango uri mu butunzi bwa mbere bw'ibanze. Buriya ni naho hantu uguma cyane iyo umaze gupfa, kuko umwana wawe nupfa ntago azabona undi se, ntago azabona undi nyina, urumva? Ariko ya benzi nziza waguze nupfa, ndi mujene azaza yidemare, ntago izamenya ko wapfuye, urumva? Ya etaje yawe nziza wubatse numara gupfa
abandi bazaza bafungure, pfa kuba afite urufunguzo gusa, azaza afungura ajyemo akora, ntabwo inzu izamenya ngo uwanyubatse yapfuye, ariko wa mwana wawe abaye imfubyi. So ntekereza ko rero iyo wamenye ko urugo ariyo soko y'umuryango, ariho iwabo w'umuryango, aho hantu hubaha, kandi ugakora icyo ushoboye cyose kugira ngo nawe ubwo butunzi ubugire. Umuryango ni ubutunzi bukomeye umuntu adakwiye kurebera muri angere yabo byananiye. Okay, noneho reka tunagere no kuri iyi ngingo yacu ya nyuma. Ino ngingo wayise stress cyangwa se ngo umunaniro w'ubwonko ukabije. Bwo ni igiki wari ushatse gusobanura muri rusange? Urumva abaganga bundi batubwira ko rimwe na rimwe umunaniro ari kimwe mu bintu bica intege imbaraga z'abagabo cyangwa se z'abagore cyangwa se za reproductive system. So rimwe na rimwe rero usanga hari abajene cyangwa se usanga hari abajene bakora cyane nyine ntibabone umwanya wo kuruhuka, kubera ko nyine bari gushaka ubuzima, barimo bashaka kubaka ayo mazu manini, barimo bashaka ubutunzi. Sometimes ntibabone umwanya wo kwitekerezaho, ntibabone umwanya wo kuruhuka ngo akore agasiporo aba ari fiti. Rimwe na rimwe akagira n'ubwoba, akavuga ese ninshaka umugore ko igihe kizagera tugakora cya gikorwa cy'abakuru, nkaba mbona moteri idahaguruka, byagenda bite? Ugasanga hari abantu batinya icyo kintu, ariko mu by'ukuri kuko byatewe n'umunaniro ukabije, kuko bataruhuka. Ariko navuga ko ari na misunderstanding, kuko urimo urashaka ibintu, urahuze, uri gushaka imitungo, ariko ukibagirwa ko iyo mitungo ukeneye n'uwo uzayiraga. Murubaka inzu nziza ariko ukeneye umugore uzagufasha gushyiramo ibintu ku murongo, iyo nzu ikagira isuku. So rero stress ni kimwe mu bintu bituma urubyiruko rumwe na rumwe nyine barakora bakaburira umwanya cya gikorwa, kandi twese turabizi. So ni igikorwa gitegurwa, ugafata time ukarambagiza umuntu, ukamusura, ukamwiga, ukamumenya. Hahandi umenya no mu gikari cye buriya sinzi niba wagura inzu utarabona igikari cyayo. So buriya rero buri muntu agira intege nke, nawe wibaze kubana n'umuntu utarabona yarakaye, narakara mubana bizagutungura. So urumva wa muntu ukeneye kumuha umwanya, mukaganira, mukamenyana, ukanamutestinga sometime, ukareba uyu muntu wabaye hate, uyu muntu communication y'imeze ite. Si wa muntu uzakora ikosa nashaka ko turiganiraho akampunga cyangwa akantuka cyangwa akabifata ukundi. So rero mu gihe umwanya wawe wose umara mu kazi, ntabwo uzabona umwanya wa cya gikorwa. Nutawubona ntabwo uzagikora nyine, kuko ibikorwa byose byanze bikunze nta kintu wapfa gukora utagihaye umwanya. Niyo ugikoze utabihaye umwanya ni hahandi bikunanira. Hahandi umuntu ashobora kugenda akakurambagiriza umukobwa akaza ngo ngo uyu mwana ngo nabonye ari sawa, ngo shyira mu mago. Ntabwo ugashyira mu mago, ariko urumva ni ikosa. So rero umunaniro ni kimwe mu bintu bishobora gutuma abajene batinya gushinga ingo. Cya mbere, bibangamira cyangwa se bica intege imyanya ndangagitsina, ubushake bwo gutera akabariro, ubushake bwo gushinga urugo. Kandi twese turabizi ko ni kimwe mu nkingi za mwamba zigenderwaho abantu bashinga urugo. Rero iyo utari mwiza muri ibyo bintu, sometimes biragorana, ukaba wanabitinya, ukavuga se bizagenda gute, bimeze gute. Abandi banabijyamo wenda bikarangira banishoye mu butinganyi byitwa ngo bari gushaka ubuzima. So rero
kudaha umwanya icyo gikorwa wenda kuko uhugiye mu kazi, uhugiye mu iterambere, nabyo bishobora gutuma icyo gikorwa kiburizwamo cyangwa se ntugihe agaciro, ariko ntabwo ari byo. Ndumva ari icyo navuga kuri icyo. Twese nyine turabizi ko umuntu ufite stress ntabwo yitekerezaho, ntabwo wabona n'umwanya wo kureba ngo uvuge uti ariko igihe cyageze nkeneye umufasha, igihe cyageze nkwiye guhindura sitati nkava mu busore nkaba umupapa. Nyine nta mwanya ubiha, ni hahandi ushiduka ufite imyaka 50 uvuga uti bigenze bite kuko urahuze nyine, nta mwanya ufite, nta kanya ko kwitekerezaho gahagije ufite ngo urebe ibyo ari byo byose waba ukeneye muri ubu buzima. Uyu muzingo ndumva ari ibintu bikomeye cyane, kandi koko urubyiruko rukeneye zino nama. Abantu benshi ndakeka ko kano kanya aho waba uri hose usanga akenshi ibintu uri kubona, uri kugenda ucamo bya buri munsi, ari n'ibi ngibi uri kumva, ari bwa bwoba ufite bwo kuba wajya mu kintu, ari kwa gutinya amafaranga y'ubukwe ntabwo nyafite, ariko ngira ngo wagiye wumva inama nyinshi zihagije zishobora kuba zagufasha ukagira igihe nawe ukavuga ngo ariko urabizi iki nicyo gihe ndi umugabo. Burya umugabo dufite gahunda imwe twebwe, Imana yatubwiye ati mwebwe kurya kwanyu ni ugufunga akamayi ukabimenya neza ko ugomba kurya, ariko hari ukundi kuntu byabanje kurya wakoze. Twagiranye ikiganiro cyiza nawe, ariko byibuze tunagaruke tunagire n'ibintu tunaganiraho byo mu buzima busanzwe. Hano tujya tugira agasegmenti tujya dukunda kubaza abatumirwa bacu. Ni ikibazo tujya dukunda kubabaza kiba ari kimwe, buri wese agenda dusubiza bigendeye kuri experience yiwe. Icyo kibazo cyacu rero ni ikibazo kimeze gutya: hari ikintu byanze bikunze kano kanya mu buzima bwawe waba warigeze ku experiencinga kubona ukavuga ngo ese haracyariho abantu bameze gutya, ese ibi bintu ubundi bibaho? Cyajya ubona ukavuga ati iki kintu ntabwo nzakibagirwa. Dushakire ku kamomenti. Biragoye guhita wenda nsubiza inyuma ngo nkurure neza. Ndakibutse umva ndangiza kwiga segonderi, nigeze kugera igihe nyine nkajya ntera uturaka tw'ubu DJ n'iki, kugira ngo mbeho. Turabizi umuntu aba agomba guhasoringa kugira ngo akore. Rero nigeze urumva ni kwa kundi n'agasawundi ntikaba ari n'akawe n'iki, kwa kundi umuntu aba afite sawundi wenda adafite akanya kuko wenda azi ko ufite izo skills, akakubwira ati rero fata ibikoresho ujya aha n'aha, ni mu bukwe ubampere sawundi, akaguha nyine ibiceri bike bihwanye n'ibyo wakoze. Noneho twese nyine twari tubimenyereye ko mu bukwe nyine iyo mugiye kurya musangira, ampurisi noneho nk'aho uba ufitemo imirimo. Umunsi umwe nakoranye n'abantu nyine bagoye hahandi nyine umuntu aba ashaka kukwereka n'uburyo uri bukora ibintu watanazi. Uzi kubona umuntu ari kukwerekera gukora ibintu uzi watazi. None cyaje kuntungura rero muri ubwo bukwe ngiki nyine, igihe cy'akabife cyarageze, abantu bagiye kurya, nanjye nk'umuntu uri mu kazi ndavuga reka ngende hakiri kare ntarure nyine ngiye kugira ngo nkurikirane na playlist, wenda n'indirimbo itaza kurangira ugasanga ibintu biracecetse, vibe y'abantu irapfuye. Fata ntangiye kwarura n'iki nshyizeho agasalade n'uduki, mbona umupapa aturutse hariya kabisa wambaye agatise wanigirije, arambwira ati tuje kurya twakwishyuye, twabahaye amafaranga ntabwo waturira ku biryo. Come on, papa abanyatsi isahani aranandaburije nk'umujura.
numva isoni ziranyishe ese hari umuntu ugifite mindset nk'iyi kubyakira birangora ese nzimye ibyuma nitahire nanjye mbakotoze nyine mbone ntibyaba ari byo ariko ako kantu karantungura ndavuga nicyakoze hari abantu nyine baba bagifite imyumvire igoye kabisa naravuze ntibaze nk'uyu muntu none abizi ko utatwerereye nk'ibintu yagukorera ntabwo wamwinjira ntibishoboka nuko ako kantu niko nibuka kambayeho numva karantunguye nyine no kukakira bibanza kungora kabisa byansabye nk'icyumweru mvuga ni biriya bintu byabayeho koko cyangwa narabirose ndumva arako. Okay, noneho turimo tugana ku musozo nawe byanze bikunze buriya hari nk'ikintu nk'ubutumwa cyangwa wenda nk'ikindi kintu waba ushaka wenda nko kuba wabwira abadukurikiye kano kanya umwanya n'uyu nguyu. Ikintu nakwisabira abantu bakurikiye Fizi TV, icya mbere ni ukujya badushyigikira muri ubu buhanzi, kuko nk'ubu ibi ndi kuvuga njye nsanzwe mbizi ariko hari umuntu runaka byafasha, kandi ikinyereka ko byamufashije ni ukujya muri comment akagira ikintu avuga. Ikindi mba navuze uko njye mbyumva, ushobora kuba nawe hari uko ubyumva cyangwa se hari ikindi wakongeraho cyangwa se ukaba wafashijwe urumva ibintu ari byiza, mugire reaction cyo muri comment uvuga uti ibi ni sawa, ibi ndabyumva gutya, ibi ni ibi, iki wakibagiwe, iki tube active twigane, byanze bikunze hari ibyo nzi nawe utureba hari ibyo uzi, iyo tubihuje rero bivamo ikintu kinini cyane ko twese umuntu aza ku isi ntacyo azi, ibyo umuntu amenya byose abyigira ku isi. Ibyo mvuga nanjye hari abo nabyigiyeho, nawe wenda ufite ibyo wigiye ku bandi, iyo tubihuje rero bivamo ikintu kinini, tukabaho tugahindura ubuzima tugakura. Murakoze cyane, ndabakunda. Reka natwe dusoze tunagushimira ku mwanya uba waduhaye kugira ngo tuganire, ndetse tunashima kabisa umwanya uba wafashe urimo utegura zino nyandiko. Ndahamye neza ko hari abantu benshi bigiye kuba byafasha kuba batangira guhindura uburyo babonagamo ibintu, ndetse nabo bizajya bifasha bikababera inyunganizi mu buzima bwabo bwa buri munsi. Reka nawe tugushimire wabanye natwe kugeza kino kiganiro kirangiye, nkubwira ko nta handi ushobora kuba wakura ibintu byiza kandi by'ubwenge nko kuri Fizi TV. Waba warakoze subscribe nawe turagushimira, ndetse nawe utarayikora fata akanya gatoya naho hasi kandi buto subscribe, ndetse unataninge notification yawe wegere on kugira ngo buri uko tuzadushyiraho ibintu ujye ubibona mu ba mbere. Reka nkubwire ko ari aho ubutaha, turabakunda, peace.